Ngaha turaje Nyagasani, twitabiriye ingoma y'urukundo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe, tariki 6 Nyakanga 2024. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, umutwe wa 9 umurongo wa 11 kugeza ku 15. Uhoraho aravuze ati, muri iyo minsi nzegura inzu ya Dawudi yari igiye kugwa, nzasane ibyuho byayo, nzegura hari harasenyutse, nzayihagarika nyisubize uko yahoze kera, ku buryo bazategeka udusigisigi twa Edomu n'utw'amahanga yose yamenye izina ryanjye. Ibyo n'Uhoraho bivuze, ari nawe uzabikora. Ngiyi iminsi iraje, uwo n'Uhoraho bivuze, maze umuhinzi n'umusaruzi bakurikirane, umwenzi w'imizabibu azakurikirane n'uyibiba, divayi iryoshye izakwira ku misozi, buri murenge uyiyame. Nzagarura umuryango wanjye Isiraheli, bazubaka imijyi yari yarashenywe maze bayituremo, bazahinga imizabibu bayinywemo divayi, bahinga imirimo maze barye ibyezemo. Nzabagarura iwabo bakomere, ntibazongera kuvanwa ukundi mu gihugu cyabo nabahaye. Uwo n'Uhoraho Imana yawe ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 85. Nyagasani Mana y'amahoro, uduhurize mu rukundo rwawe. Ndashaka kumva icyo Uhoraho Imana avuze. Aravuga iby'amahoro y'umuryango we n'abayoboke be, bapfa gusa kudasubira mu busazi bwabo. Impuhwe n'ubudahemuka byarahuriranye, ubutabera n'amahoro birahoberana. Ubudahemuka buzamera busagambe ku isi, maze ubutabera buruhukira buva mu ijuru. Uhoraho ubwe azabaha ihirwe, maze isi yacu izarumbuke imbuto. Ubutabera buzamugenda imbere, n'intambwe ze zigaragaza inzira. Nyagasani Mana y'amahoro, uduhurize mu rukundo rwawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 9 umurongo wa 14 kugeza ku 17. Muri icyo gihe abigishwa ba Yohani basanga Yezu, niko kumubaza bati, niki gituma twebwe n'abafarizayi dusiba kurya, naho abigishwa bawe ntibasibe? Yezu arabasubiza ati, birakwiye se ko abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hazaza igihe umukwe azabavanwamo, nibwo bazasiba. Ntawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyakurura uwo mwenda ukarushaho gucika. Nta n'ushyira divayi nshya mu masaho ashaje, naho ubundi amasaho yasandara, divayi ikameneka, kandi ya masaho akapfuye ubusa. Ubusanzwe bashyira divayi nshya mu masaho mashya, byombi bikarama. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ubusanzwe bashyira divayi nshya mu masaho mashya, byombi bikarama. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi, ugubwe neza, uze kuvanga kuri buri munsi. Ijambo ry'Imana ryaguhinduye, wahindutse neza kubera Imana. Muri iyi minsi dufite byinshi biduhindanya, dufite ibibazo byinshi bitubuza gusinzira, dufite n'ibindi byinshi bitubuza amahwemo. Aka kanya nako Nyagasani aguhaye nanjye, kugira ngo yongere atambuke iwacu, aduhindure bashya. Umunsi umwe ngo abasazi bahuriye ku ruzi, niba bari bagiye kuvoma uraza kubyumva. Nuko umwe asanga mugenzi we ngo ari kurira, ari kuboroga, ashavuye. Nuko uwari waje nyuma baza mugenzi we ati, niko gucyo uri kurira, gucyo ubabaye, gucyo ushavuye? Undi aramusubiza ati, umva ndababaye cyane bikomeye byo gushavura, uburyo inyota inyishe, kandi koko nari nikwije, mbajwe n'isukari yanjye ipfuye ubusa. Undi ati, byagenze bite? Nari mvuye kwigurira ikiro cyanjye cy'isukari, none ngishyize muri aya mazi, nashakaga kunywa, none ndi kunywa nkumva bitakoze. Nuko undi ngo aramuseka bikomeye cyane, aravuga ati, none nibwo ngiye namenya ko uri umusazi. Reka rero nkugire inama, subira ku isoko ugure nk'ibindi biro 3 by'isukari, ubundi ushyire muri urwo ruzi, ariko noneho ukora akantu ngiye kukubwira, uze noneho kuvanga, kuko icyo wari wabuze ntiwigeze uvanga. Ngiye cyaguteye ishavu kuko utigeze uvanga. Ntuze kumbaza uburyo yakomeje kugenda avanga, n'uburyo yaje kongera gusomaho kuri rwa ruzi nyine bahindutse icyayi. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ngizo inama z'abasazi zibijyanye no kuvanga isukari, kuvanga n'amazi, ukaza kwibaza iyo bijya bikakuyobera.
Mwababyeyi mwe ngibyo bituzi ibyishimo, kuvangirwa, dusaba inema yo kutavangirwa. Abahanga bemeza ko abantu bose bashobora kukuvangira bakakuvangira, ariko iyo utarivangira nta kibazo wagira. Rero nawe numvize inama z'umusazi bikarangira uri kuvanga, uri kwivangira, birakureba. Amasomo ikintu yacu dutegura aryoshye cyane, aratubuza nyine gukurikira inama z'abasazi zo kuvanga, maze dukurikire Yezu Kristo, tuvangure ibishya n'ibishaje, tugendere mu nzira za Yezu. Ngo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti isoko y'ibyishimo. Aho akura ibyishimo. Ese umusazi akura ibyishimo he? Umwana akura ibyishimo he? Aho akura ibyishimo. Muri ino si uzasanga hari byinshi bitubabaza, bitubuza amahwemo, bituma turakara, bituma tubihirwa. Igihe turi ku ruzi tukabihirwa, uyu munsi Yezu arifuza kuguha ibyishimo. Aho wavana ibyishimo, isoko y'ibyishimo. Isomo rya mbere ndetse n'ivanjiri byagarutse ku kintu gitera ibyishimo. Ubwo bagarutse kuri divayi, ijambo divayi. Divayi ubusanzwe ni ikimenyetso cy'ibyishimo. Abateraniye hamwe, abari gusabana, bagasangira, bikabatera ibyishimo. Twongeye tuzirikane mu muco w'Abayisiraheli, igihingwa cyitwa umuzabibu ko cyagarutswe mu isomo rya mbere, ari nacyo bengagamo divayi. Cyari igihingwa cyari gisanzwe gitunze umuryango, bityo wari ufite umuzabibu wamuteraga ibyishimo. Niho akuraga umugati, niho akuraga ifunguro, niho akuraga amafaranga, agatunga urugo, agatunga abe, mbese akishima. Twabijyanye nanone n'umurimo nawe ugutunze, aho ushakira umugati ubona n'umuzabibu. Iyo umaze kuwenga rero bingana nyine ibyishimo. Ngisoko y'ibyishimo. Mu isomo rya mbere turumva igitanga ibyishimo, icyizere, l'espérance. Divayi iryohereye izakwira ku misozi yose. Imana nyuma y'ibyo byose, nyuma y'amakosa y'Abayisiraheli, Imana nyuma y'akarengane, Imana nyuma y'ibibazo irifuza kuzana ibisubizo, kwegura inzu ya Dawudi, kwegura abayo, gushyira icyizere mu bana bayo. Uhoraho agize ati, nzagara umuryango wanjye Isiraheli, bazubaka imigi yari yarashenywe maze bayituremo, bazahinga imizabibu bayinywemo divayi, bahinga imirima maze barye ibyezemo. Nzabagarurira iwabo bakomere, ntibazongera kuvanwa ukundi mu gihugu cyabo nabahaye. Amen, amen, amen. Ibyo ni ijambo ry'Uhoraho rigarura icyizere, rigarura ibyishimo. Uhoraho niwe soko y'ibyishimo. Ngiyo ya divayi Uhoraho agiye kuduhereza ibyishimo. Ibyishimo ni ukugaruka ku Mana, joie de retour au Père, kugarukira Imana. Na Zaburi uyu munsi iratwibutsa ibyishimo ko tubikura mu kwiyunga n'Imana. Nyagasani Imana y'amahoro, uduhurize mu rukundo rwawe. Amen. Nyuma yo kumva ibyishimo by'umuryango w'Imana ufite, aho Nyagasani agiye kuwukura, icyizere agiye kongera kubiba mu muryango wayo, ivanjiri y'uyu munsi iraduha Yezu soko y'ibyishimo. Iyo turi kumwe nawe turishima, iyo tutamuvangira turishima. Iyo Yezu ari kumwe natwe niho tuvona ibyishimo. Tugiye kubonamo ibihe 7 Yezu yakoresheje muri ivanjiri agira ngo turarikire ibyishimo, cyane cyane intumwa ze abari kumwe na Yezu. Igihe cya mbere Yezu yavuze, abari kumwe nawe nyine barishima, abigishwa be. Turaza kubona abadafite ibyishimo, abatari kunyurwa, abigishwa ba Yohana n'Abafarisayi baza bavuga ibyo bajya bakora, bigaragare ko bataranyurwa kuko baracyari kurebera ku bandi. Twebwe dukora ibi, kuki mwebwe mutabikora? Ntibafite amakuru ko uri kumwe na Yezu ari byo byishimo. Icya kabiri tubona nuko iyo ufite ibyishimo by'umuhango ntabwo biramba. Imico karande, kubahiriza amategeko iby'inyuma, kubahiriza isabato, ibyo ntabwo biratanga ibyishimo. Ahubwo ibyishimo nyine ntibiri ku mutima, nuko uri kumwe na Yezu. Icya gatatu ni igisubizo Yezu ahaye ababigishwa ba Yohani, kigaragaza ishusho y'ibyishimo. Ni ibyishimo by'imbere, la joie intérieure, ibyishimo by'ibanga. Nk'uko none tubisanga muri Matayo 6:16, kugira ibanga. Iyo wasibye logene ukagira ibanga, ntabwo ari ukubitangaza, ahubwo bikamenywa n'Imana Data. Icya kane, Yezu muri ivanjiri atangiye ikigereranyo cy'ubukwe. Yezu uburyo yiyunga n'abantu, uburyo aza mu isi akihuza n'abantu, mariage ya Yezu n'abantu, bigaragaza urukundo Yezu akunda abantu, aza kubacungura. Icya gatanu, Yezu yifuza gukubaza uyu munsi ko Yezu agukunda, aho nawe uramukunda. Icya gatandatu, twazirikana ku mihamagaro yacu Yezu yifuza gutambukamo kugira ngo aduheremo ibyishimo.
umuhamagaro wo gushinga urugo werekeza kuri uwo mubano w'umugabo n'umugore, nanone ushushanywa n'urukundo rwa Kristo, urukundo Kristo akunda kiliziya ye maze akayitangira. Ngibi bitangira ibyishimo byo mu rugo, umugabo n'umugore iyo bahuye bagahuzwa n'urwo rukundo nk'uko Kristo nawe abahamo urugero. Ikindi kandi ku muhamagaro wundi, la vie consacrée, nanone byerekeza ku mahitamo, guhitamo Yezu wenyine, byerekeza nanone ku byishimo. Ibyishimo ni uko wahisemo Yezu wenyine akaba ari ukorera, ibyo bitanga ibyishimo. Icya karindwi muri ivanjiri ni ibishya, la nouveauté, agashya Yezu azanye ni uko wirinda kumuvangira, ukirinda kuba umusazi uri kuvanga, ahubwo ukirukana ibishaje maze Yezu akagushyiramo inyigisho nshya, ukaba umuntu mwiza, ukitwara neza. Ngaka gashya rero Yezu azanye kandi yifuza ko nawe mukurikira ukamukurikiza. Kutamuvangira, kutavanga ibiziba n'isukari, kutavanga ibishya n'ibishaje, ngibyo bitera ibyishimo. Ibishaje Yezu yifuza gutubwira uno munsi ni ibyaha. Igihe cyose tumuhawe dufite ibyaha, n'ubundi nta byishimo dushobora kugira. Igihe cyose turi kwakira Yezu tukamwakira ku byaha nkaho nduhingira ku rwiri, nta byishimo dushobora kugira. Ntaho rero dushobora gutanira nawe umusazi uri kuvanga isukari mu ruzi bikaza kurangira nyine iri kujyana nk'uruzi. Nibwo rero bizatangira ababaye kuko atamenye kuvanga, yavanze nabi, yavanze uruzi n'isukari. Ese wowe ukunda Yezu? Ibyishimo byawe ubikomora he? Ko Yezu agukunda nawe uramukunda, ibyishimo byawe ubikomora he? Isoko y'ibyishimo iwawe ni iyihe? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo wihaye Imana umwe wari umaze mu muryango wabo igihe kirekire, umuryango w'abihaye Imana, nuko igihe kimwe kiza kugera aza kubihirwa. Bya bindi byo kubihirwa wasanga nawe ubihiwe. Niba uri mu babihiwe nawe, iyi nkuru ikurikirana ubushishozi, ababihiwe n'umuhamagaro wabo. Nuko wihaye Imana abonye neza bimurambiye, arazinga avuga ati ibisigaye umuhamagaro sinakongera kuwubamo. Nuko aragenda mbere yo gutaha ajya gusezera ku mukuru w'umuryango, le supérieur. Dore rero ikigiye kunjyana kigiye gutuma mva muri uwo muhamagaro, nuko bagenzi banjye banyanga, bose baranyanga. Nuko umukuru ngabatekereza uburyo agiye kumusezera, maze aramubwira ati mbere yuko ugiye kugenda banza ujya hariya muri buriya bubiko usome ziriya dosiye. Ubwo yaramweretse dosiye za bose yarashyize ku rutonde bamwanga, dore ko umukuru we yarazibitse zose. Nuko aragenda arazisoma zose, wa wundi wari ugiye kugenda, wa wundi wari ugiye kuva mu bihaye Imana. Amaze kuzisoma zose araturika ararira. Nuko umukuru aramubaza ati gucyo uri kurira? Ati umva rero ndashavuye, ndi kwibaza ikinjyanye, ukuntu nsanze babandi banyanga nashyize ku rutonde ngo baranyanga, nsanze dosiye zabo zuzuye ibyasha, nsanze muri dosiye zabo nta rukundo banafite, nsanze ahubwo ari njye wiyangaga. Nuko umukuru aramubaza ati none se waje ukurikiye bariya bakwanga cyangwa waje ukurikiye Kristo? Bigutwaye iki niba bariya bakwanga ariko Kristo agukunda? Nuko reka nguha amategeko abiri, nyuma yuko nawe uboneye dosiye z'abagenzi babakwanga ugomba gukurikiza kugira ngo ubeho neza wishimye. Bariya bose ni abari mu nzira yo gushakashaka urukundo kuko barubuze. Iyo umuntu akiri kwishakashaka rero ntabwo wakwigereranya nawe. Icy'ingenzi ugomba kumenya ni uko Kristo agukunda. Ntabwo ari ngombwa ko bariya bagukunda, kuko icyangombwa ni uko Kristo agukunda. Icya kabiri nakubwira ni uko ubihe bubi ari ubuturuka imbere, naho ab'inyuma niyo baza bakagundagazaho ibitutsi, bakaguhundaguzaho inkoni n'ibindi byinshi byaguhungabanya, ntacyo waba mu gihe imbere ukomeye. Ubihe buturuka imbere n'uburyohe buturuka imbere, na niyo mpamvu wowe ugomba guhanira ko imbere yawe utakwiyanga. Rero niba Kristo agukunda birahagije kuko ari wakurikiye, hasigaye ko nawe umukunda ahubwo. Nuko wawihaye Imana asubira iwe yishimye, afashe umukoro ko nawe noneho agiye gukunda Kristo kuko cyaburaga. Yasanze ari Kristo umukunda ariko atamukunda. Yewe na n'ubu yasubiye wishimye. Bishoboke ko n'inzu y'abihaye Imana baramutse bayitwitse, we ari mu bakwemera bagahiramo, ariko ntazongere kugenda. Kubera iki? Yasanze ari we wari ufite ikibazo kiremereye cyo kudakunda Kristo. Ngo umukora yatahanye wo gukunda Kristo, ko Kristo aramukunda, utarebera ku bandi kuko nabo nta rukundo bafite, ahubwo barakishakashaka. Ba Kristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ngo urwo rukundo rw'abantu, ngo urwo rukundo rwa Yesu
ngiye ibyishimo aho dukura ibyishimo. Ese bigutwaye iki ko abantu bakwanga ariko Kristo agukunda? Bigutwaye iki kuba mu bana bakwanga ariko Kristo agukunda? Bigutwaye iki mu rugo rwawe kuba umugabo yakwanga cyangwa umugore agakwanga ariko Kristo agukunda? Ko abaturanyi n'inshuti bakwanga ariko Kristo agukunze, bigutwaye iki? Nawe rero uramutse unyarukiye muri dosiye z'abakwanga ukazisoma wazasanga nyine impamvu bakwanga nuko nyine nta rukundo bafite. Uko ifite urukundo nyine urakundana. Babuze iki? Babuze Imana. Niyo mpamvu bagomba gukora ibishoboka byose bagashakashaka Imana. Nawe rero niwe wisanze kuri uru rutonde rw'abantu bangana cyangwa rw'abantu wumva ko badakunzwe, menya ko ikibazo atari bariya, ahubwo ikibazo ni njyewe, ni wowe imbere hanjye. Kuko niba Kristo turi kumwe, ni iki se naba mbuze kindi? Nuko nawe muvandimwe, mbere yo gufata imyanzuro ngo baranyanga abandi bose baranyanga, iyo babanzaga gusoma icyo gitabo cya source de joie, aho wakura ibyishimo, ntabwo ari muri bariya bagenzi babakwanga, ahubwo ni kuri Kristo. Kuko bariya bose baracyari kwishakashaka. Kristo niwe ufite urukundo rwuzuye, niwe ufite ibyishimo nyakuri. Niyo mpamvu iyo uri kumwe nawe uba wishimye. Umwigishwa wa Kristo n'uhorana na Kristo ahorana ibyishimo. Yaba rero nawe wakundaga Yezu wakageza ibyishimo, ubuzima bwakagenze neza. Kandi gukunda Yezu icyo bivuga ni ukutamuvangira, ni ugutavangavanga. Ngo ku manywa umukorere, hanyuma nijoro wigire mu iraha ry'isi, wigire kwa Sekibi, umuvange na Sekibi. Aho rero Kristo aragukunda ariko ntumukunda. Bizarangira uri kwanzura uti baranyanze, birangire wigendeye, birangire utaye umuhamagaro, birangire uri gusaba za divorce. Kubera iki? Divayi nshya mu masaho mashya ntabwo biri guhura nyine. Ushobora kuba ufite divayi nshya ariko amasaho ashaje. Umugambi rero twafata ni ugukunda Kristo. Ntuzongere kujya wibihiriza uti igihe cyawe uti baranyanga, aho se ni Kristo. Icyaba kibabaje nuko Kristo azumva ko yakwanze ariko ntiyabikora kuko ahora ari indahemuka. Wowe nubwo waba umuhemu, Kristo azakomeza kuba indahemuka kuko adashobora kwivuguruza. Nuko rero kugira ngo ugende urimba mu nzira ati baranyanga, bagenzi banjye baranyanga, bagenzi banjye bangendaho, genda urimba mu nzira uti Kristo arankunda, Yezu Kristo arankunda. Kuba Yezu ankunda birampagije, ahubwo yaba nanjye namukundaga. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.